now I have spirit ko nafashijwe nawe ngomba gufasha. Bigaruka kuki? Bigaruka kuri wa muntu waje akigisha abana 5 cyangwa se 6. Aho ni ubigishije nawe azakora ibyo shoka byose, azakora iki, giving back ku bandi bari muri societe. Aho kugira urebe wa muntu uze education cyane umwigireho, ukigira kuri wa ukubita drip cyane. Ati mutive rwose drip uburyo yambara mbona bigenda binkurura. Akari ibyo focusing instead of focusing kuri wa muntu ukoze iki, uri guperforming better in education. Umuntu akagenda akajya hariya n'akagroupe ke, ibyabona kuzajya kwinywera akagage, ibyabona kuzajya gutwika gutwika nzanga babikoresha cyane muri no minsi ati gutwike n'undi ntawo. Yes. Everything needs changes, and changes brings new things. Bivuze ngo muri kumwe nanjye Robin Nshimiyimana, nyine ntabwo nari umenyereye kuri Power TV show, ariko wakoze cyane gukurikirana Power TV show. Wasanga kandi uraho ngaho dukurikiranye utarakora subscribe, ndagukangurira cyane kwihuta ugahita ukora subscribe kuri Power TV show, kubera ko ubu ngubu ibintu byabaye bishya cyane. Tugiye kujya tuzana content mutari umenyereye. Nkuko mubibona turi kumwe n'umusore, niyo muri kubibona neza ni nk'urukara cyangwa imibiri yombi, ariko ntabwo natinyuka kumuvuga n'umuntu mukuru, reka mureke yivuge. Ushobora kwibwira abantu bakurikiranye Power TV show? Murakoze cyane. Wo muri kumwe ni Sebagisha Emmanuel. Sebagisha Emmanuel, umuntu akurebye ashobora kugusomaho ibintu byinshi cyangwa akagutekerezaho ibintu byinshi, ariko urabizi ko aba ari assumptions. So umuntu ushaka kumenya Sebagisha Emmanuel yavuga ngo Sebagisha Emmanuel ni muntu ki? Sebagisha Emmanuel mu busanzwe mbere na mbere no umusore utarashaka ariko utarabona umuhungu. Ni umuntu ukunda gukora cyane, ukora ishoka byose kugira agire icyo ageraho, ukunda kumotiva abandi, rimwe na rimwe akagira utu weaknesses agakunda abamukosora, agakunda n'abantu bashobora kuba baganira ibintu biteza imbere societe abamo. Well, your description kabisa nimeze neza cyane. Yes, umuntu rero ashobora tubwiye ibintu byinshi cyane biranga Emmanuel Sebagisha. Turibaza, ese kubera iki uteye gutyo? Kubera iki cyangwa wahisemo gutwara ubuzima bwawe gutyo? Mbere na mbere nuko icyambere gukora cyane, nuko mu cyongereza bavuga ngo no sweat, no sweat. Sibyo? Bavuga ngo iyo ukoze cyane muri cya cyuya niho ukura ki ibiza gukoryoya. That's why I have to work hard. None ikindi ukunda society yanjye nuko development yanjye leaving my society behind. That's not development. Ko nkiyo imagine ko wenda Robeni yaba ari nk'umuntu wenda ufite nk'inzu y'akataraboneka hano mu gihugu, akumva ngo merewe cyangwa se abandi be barasabiriza, the same as the society uko bari mu muryango nameze nka family. That's why I wish to change, na taking the life buryo gukora cyane, then na contributing kuri society yanjye. Urakoze cyane. Sebagisha tubwiye philosophy ebyiri zikomeye ngira ngo abantu bongere bazitekerezeho. No sweat, no sweet. Bivuze ngo ubuzima butarimo gukora cyane ngo biri cyuya ntago buryoha. Even the Bible says ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Uvuze ngo kwa yiza we ntago yizera? Ndayizera Bible. Ndayizera nk'igitabo gusa hashobora kuba harimo some flaws, ariko ndayizera nk'igitabo gitunganye. Uyizera nk'igitabo gitunganye? Ntabwo wizera ko Bibiliya ari ubutumwa Imana yahaye abantu? Okay, sinzi niba wenda ari conversation dufite kuri Bible, ariko numva ibyo twabibika tukazabigira ikindi kiganiro ikindi gihe. Okay, nta kibazo cyane. Okay, ikindi gitekerezo wavuze, development leaving a society behind, cyangwa iterambere risiga societe umuntu arimo inyuma, ntago ari iterambere. Waduhaye urugero rw'uko umuntu ashobora gusanga yarakize ariko ugasanga abantu bo mu muryango wiwe ntibakize. Ese ni ngombwa ko niba uteye imbere
n'abandi batera imbere, cyangwa niba tuvuge n'urugero tubana muri famiye nkaba ngiye nkunda gukora cyane wowe udakunda gukora cyane, icyo gihe ni ngombwa ko twese tuzamuka. urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane. ni ukuvuga ngo ubundi ntabwo abantu bose baba kuri high level, nta nubwo abantu bose baba bafite skills zingana, kuko nujya nko tufate urugero nk'niba ari ikigo cy'abanyeshuri, niba ari ikigo cy'abanyeshuri gikeneye abantu bari inyuma bazajya bateka, sibyo? niba ari umuntu ari nk'umushoramari acukura amabuye y'agaciro, akeneye abazajya bahinga ibiryo bizajya bikora iki, bizajya bituma aryabaho neza. niba uri umuntu uri minisita, ukeneye umufundi uzi kubaka. urumva ibintu byose ni magirirane, ariko icyo nashaka kuvuga kuri icyo ni ukurivinga behind people, nta kintu na kimwe bagashoboye muri ibyo. urugero ugasanga umuntu aragiye ateye imbere, ni umuhanga, azi education, afite ibintu ashobora kuba yashoramo amafaranga, ari ugasanga his society iri behind, at least he can't even teach 10 students muri iyo sosiyete ye. ugasanga ntashobora kuba yavuga ati byibuze noneho kuva amaze kugera kuri no level, reka mpereza akazi aba naba mbigisha ibi n'ibi, isaha ejo cyangwa ejo bundi nabo bazakora iki, bazagira icyo bigezaho. niba ari abandi bari aho nyine bagenda, nsigaye numva bavuga ngo kugenda basamye, urumva nibyo na meaningaga in general. uvuze ikintu cyo kuba abantu bakenerana, ari kuvuga no kuba bakenerana, bivuze ko bafite ubushobozi muri bo, hanyuma uvuga yuko uyu muntu akize aba agomba kureba abo yasize inyuma badafite icyo bashoboye akabaha ubushobozi. bivuze ngo ni empowerment. It's empowerment. So uratekereza empowerment ya contributing gute muri general achievement za society, kugira ngo niba wenda nje nkigisha abana 10 hano mu nkambi, ni iki bizamarira inkambi? urakoze cyane. kugeza ubu ngewe reka mbifate personally, kuko ngiye niga nkirangiza high school nigishijwe n'umuntu bita Marisa dose, nagera kuri level yo kuba navuga ngo ngiye kwigisha undi muntu, ntabwo nabikora ibyo. ariko now I have spirit ko nafashijwe nanjye ngomba gufasha. bigaruka kuki? bigaruka kuri wa muntu waje akigisha abana 5 cyangwa se 6. aho niba ubigishije nawe azakora ibyo ashoka byose, azakora iki, azagiving back ku bandi bari muri society. ni gutya ibintu bigenda. uvuga niba mfashe abana 5 nkaba nabigisha, either mbahaye niyo coaching, that's good. nagera ku myaka 18-20 amaze kubona ko hari icyo ya coaching yamufashije, ni hahanda azakora iki, ni hahanda azavuga ati okay, ya coaching yaramfashije, why not nafasha abandi. bishobora ko bitaba kuba byaba 100%, kuko urabizi ko muri kamere ya muntu harimo greediness, harimo kuba umuntu ari greed, sibyo? ariko uko kwikunda gushobora kuba kwakubuza kuba wafasha abandi. ariko ndahamya yuko at least muri ba bandi niba twabanyeshuri 5, 2 muri bo bashobora kuzakora iki, kuzagira icyo yafasha society. niba society niba uje agafasha abandi 5, ubwo haza abandi 2 bafasha abandi, then that is the development of the society. niba uzasanga abantu bateye imbere bafashanya, ugasanga there even hari instances cyane ugenda ubona around in this world, in different cultures, ugasanga if we get something as ensuring ko wa undi unyuma ye nawe abukoze iki, nawe akibonyeho, even they can be 10% of it, ariko ikora iki mugereho. ishobora kutagera kuri bose, ariko ya 10% igera kuri umwe, at least there is a small change in that society. nizere ko abantu badukurikiranye bakomeza kuryoherwa cyane n'ikiganiro turimo kugirana na Sebagisha. nkomeza kubabwira ngo niba ukurikiranye Power TV show ukaba utarakora subscribe, please kanda subscribe, ukande niyo nzogera, kugira ngo amakuru ugezweho na Power TV show ajye kugereraho ku gihe. Sebagisha, ndumva uri kwibanda cyane ku kintu cya education. ndagira ngo tukigarukeho. Education, ubivuze education, nibuka ko uyu munsi ari umunsi wo gufata amanota abana. se niba hari amakuru wabashe kubona abana batsinzwe, bimeze bite? urakoze cyane kuri icyo kibazo kizumbajije. ntago nzi overall ngo mu gihugu abana batsinze gute, kuko ntago nigeze mbona time yo kuba nabikorera bamenye neza. ariko nshobora kuba mfite amakuru make kuri performance. ubwo nivuga performance wumve I mean y'ino society yacu, ni society yacu wumve igihembe refugee camp.
ndumva abarimo batsinze harimo gap ndende usanga hari ababonye 80 abandi bari muri za 30 usanga ko ni ikintu kisa naho kitari effective usanga ko harimo percentage nini cyane hagati y'abatsinze n'abatsinze kandi ikindi ugasanga umubare w'abatsinze ari muto cyane kurenza umubare w'abatsinze ni muto cyane kurenza abatsinzwe ubwo nureba uravuga ati ugasanga nk'umwana niba class wa mbere yagize amanota 51 wa 11 ukumva afite amanota 45 ubwo nawe urumbuwa 20 amanota afite you see ngarutse kuri point warombaje wenda kuntuza kuri warombaje kuri education wenda ya hano n'amanota n'iki na performance nta makuru menshi mifiteho cyane ariko icyo nzi cyo nuko iyo gap ihari especially for refugees ku banyeshuri b'impunzi biga hanze ya ndumva harimo gap uvuze ku ikintu cya gap muri education igaragara gute ifatwa nk'ikintu cyiza cyangwa n'ikintu kibi ese iyo ugiye kureba gap muri educational performance akenshi usanga iterwa ese ni uruhare rw'abanyeshuri cyangwa ni uruhare rw'abarimu bimeze bite urakoze cyane mbere na mbere gap ndabanza nyisobanure gutyo iyo gap ndi kuvuga novuga ngo on average niba umunyeshuri wa mbere afite 7.5 then wanyuma akaba afite 0.2 on the average ubwo urumva harimo gap nini cyane sibyo at least niba uwa mbere afite 7.5 byuzu wanyuma ari muri moitié yayo ari kuri 3.5 or 4 byibuze at least nubona ko gap nta deviation nini irimo ibyo bivuze iki gap si ikintu cyiza cyane muri education kuko iyo harimo gap nini cyane either haba hari kuri part especially y'abarimu ko mbitekereza I personally muri opinion zanjye niho abasa na hari ikibazo ariko tubye ko n'abanyeshuri nabo barimo ikibazo ngo niba umunyeshuri wa mbere ashobora kwiga akabona 80 bivuze ko n'uwanyuma ashobora kuba yakwiga akabona 80 ahubwo twibaza tutise effect iva kuki umva mwarimu niba yatanze content gareza content abanyeshuri then bakiga ubwo yabigishije bamwe bashizemo imbaraga bakoze repetition ariko wajya kureba ugasanga umwagize 80 ndagize 40 bigishe bizi igihe kimwe bigishwa n'umwarimu umwe isaha imwe urumva even the same strategies methodologies zakoreshwe zari zimwe urumva ni especially iyo gap wayishyira kuri intuza kuri side y'abanyeshuri instead yo kuba kuri side y'intuza y'abarimu ariko tutamininga ko umwarimu agomba kuba intuza agomba kuba innovation creator akaba umuntu uzana innovation zituma abanyeshuri bose baba included sibyo kuko nubwo nibo bigisha abanyeshuri bakaba batari hari icyo twita ntago ndi kwibuka point ntuza neza ibivuga ariko nugufasha abanyeshuri kugenda bazamukira kuri level imwe content ubahereza bakagenda bakurira ku ntuza kuri I think ishobora kuba equity principle ndumva ari it might be equity ariko muri education hari kandi kantu ntago nibuka neza intuza proper term bagira bakoresha ya ninyibuka ndaza kuyivuga sibyo no kuvuga ngo rero iyo abanyeshuri batari kuba supported on the same level sibyo ndumva ariyo bayita special need kubuzi this one needs this one needs this one and you make sure that the students are on the point of the course not the teacher aricyo competence yaje based curriculum nicyo yaje gukora kumekinga sho kumunyeshuri ari ugomba kuba active dan umwarimu ariyo tuma akora iki amenya amasomo ubwo rero gap nkaba numva gap ni ikibazo ko urebye n'intuza wenda kireka ngikomozeho urebye performance abana bari bafite 2 3 2 4 2 5 hano mu nkambi yaragabanutse cyane yaragabanutse cyane nubwo ubona ko haracyarimo improvement I mean abakigerageza ariko ubona ko yagiye dropping ariko hope that probably izongereza amoke kuko niba bari kwiga kumwe n'abandi banyeshuri bo hanze niki abarimu bari baba assessed before binjira muri education
I hope that izagenda improving. Probably it might be kuba ari situation batari badaptinga cyashoboka, ariko I hope ko bazagenda bazamuka. Yes, reka muze ibintu bitatu uvuze ikintu kitwa gap, uvuga yuko ishobora kuba attributed either ku barimu n'abanyeshuri, hanyuma urongera uvuga ko ikintu cya performance cyagabanutse, bivuze ngo niba gap ishobora kuba attributed ku munyeshuri n'umwarimu, bivuze ngo umwarimu yatanze content yagombaga gutanga ayitanga ku banyeshuri bose n'ibindi byinshi, hanyuma abanyeshuri ntibaza kubifata ku bushobozi bumwe. Urumva baza kugira urwego ruhabanye cyane, ari mu busumbane bukomeye. Ndibaza ubwo icyo gihe ntihahitazamo icyo twita external factors zishobora kuba wenda zitari kuri mwarimu, ntizibe nanone no ku banyeshuri, hakaba harimo nka factors abanyeshuri cyangwa abarimu batakontorora hagati aho ngaho. Yashobora meze kuri icyo kibazo. Ikibundi ndasubiza nk'umuntu umuntu wize education, sibyo not in department of all divisions amasomo, cyangwa se department ya Kageyo, kuko I'm not ntago ndi muri I'm not in their staff. Just ni my own understandings and my own opinion on how ibi bintu byahinduka muri ntuza bikaba byatuma abantu bongera bagasubira kuri ya ritme. Warumbaje ku kibazo kijyanye n'intuza na gap attribution external factors. Yes, zigenda ziza muri ntuza. Nuvuga ngo byashoboka cyane kuko muri education twiga education twize ko hari ibintu bishobora kuba byatuma education performance y'umunyeshuri asubira inyuma. External factors especially hari academic, hakaba na non academic. Academic no ku munyeshuri atatendinga ubwo mwarimu atamuhereza content iri kuri level ye, sibyo ku umunyeshuri adaparticipate in class, ku afite ikindi kibazo IQ byo nacyo ni ikintu kigira contribution ku muntu ya umuhanga cyangwa se kamumuswa nkuko tubyita. Urumva wagaruka kuri ntuza IQ abantu batayizi ni iki? Ni intelligence quotient. Ni if I can say ni nka ability yo kuba wakora ibintu runaka. Bivuga ngo urugero niba usanze umunyeshuri ashobora kuba afite yiga muri P1 ashobora gukora ibintu byo muri P3, sibyo no mbese bari calculating bafashe icyo bita chronological age, sibyo bakagabanya noneho imitekerereze bukari babona ko uyu muntu ashobora kuba afite ikiri hejuru. Iyo bigeze ku mitekerereze tuba turi kureba urwego rw'imitekerereze. Kuko niba uhaye umwana wo muri P1 ugashyira ahantu wenda nka X, sibyo P3 akaba yashobora kumenya ngo iyi X yasimbuwe n'akadomo, akamenya ngo iyi X ubundi n'akadomo bakaba bashyiraho. Uwo mwana numva ko ikiri hejuru byo cya performing ibintu byo muri senior 1 ako nakagero gato ngo haye nubwo bitari general, sibyo kintu rero ndi kuvuga kuri ibyo birashoboka ko education ishobora kuba affecta n'intuza na negative effects zivuye muri ntuza muri environment. Kuko niba umwana iwawe baraye barwana, nyina na se baraye barwana, I don't have examples ko bishobora kuba bibaho, ariko byashoboka kubyena nyina barwa abana bakarara bicaye, sibyo umwana ishunza rishobora kumurya. Ko urabizi ko niba umwana yaburaye ntago ashobora kujya kwiga ngo yige neza, barabyumva. Ni nyinshi cyane. Peer pressure nayo iri mu bintu bishobora kugira cyane ko unayireba n'ahandi hose urabona, ni mu gihugu iyo uhageze indani urabona ko peer pressure ni ikintu cyo, kandi n'ubundi abantu adolescents bafite bagomba kugira za peer pressure. Iyo ugize rero peer pressure mbi itagushyira kuri pressure yo kwihoba, ikagushyira kuri pressure yo gukora ibindi bintu, ubwo urumva nyine wamaze guta umurongo, ubwo ibintu biba byamaze kubisikana, then ubwe go falling down. Ibyo byose ni ibintu bituma umunyeshuri adashobora kuba yakora iki, yatsinda neza.